Muraho mumeze mute? Natwe tumeze neza, turimo turashima Imana mu bice bitandukanye, mbese Imana ikomeze kuturinda, abafite ibibazo mwihangane Imana ibirimo, abagize ibyago mwihangane Imana ibirimo, isi ni agatebe gatoki niko igomba kumera, ejo tugomba kuba twishimye, ejo bundi tukababara, niko umubwiriza avuga ariko nta kundi isi niko iteye, rero nimba ari cano iwacu turabashoje, nimba ari ubwa mbere udusuye ni kuri cano bikora bite, cano twiga ibimera bitandukanye, ikorera muri Gicumbi mu majyaruguru, impande ya Gatuna hafi ya Uganda. Turabashuje rero mu majyaruguru turabashuje, aho murere hose mu Rwanda hose, hanze y'ibihugu bitandukanye, abari Burundi, abari Tanzania, abari Kenya, mbese n'abari hanze, abari Mozambique, abari muri Amerika, turabashuje kuri cano iwacu bikora bite. Cano iwacu bikora bite rero, tugiye kwiga ku katsi mubona imbere yacu. Ese kano katsi iwanyu mukita ngo iki? Kano katsi mukita ngo iki? Iwacu dufite uko tukita indagaragu. Kuki bayise indagaragu? Cyangwa mufite uko mukita muzadusangize. Rero indagaragu ni umuti ukomeye, ukumenyesha umuntu mubana uwo ari we. Nimba akubeshya, nimba agukunda, nimba akuryarya, iyi ndagaragu irabikubwira. Ibikubwira gute rero? Kurikire video yacu igitangira paka irangiye, ubashe gusobanukirwa n'iby'ikino giti cyangwa kino cyatsi bita indagaragu. Kano katsi rero gakunda kumera hafi mu bishanga cyangwa mu misozi, ahantu horoshye cyane, nabonye ariho bukunda kuba. Kano katsi ni umuti mwinshi cyane, uvura ibintu byinshi mu buzima butandukanye. Ngiye kubabwira uko gakoreshwa n'ibyo gakora, kuko ntawe kakumenyesha umuntu ubana n'uwo ari we. Ese ufite umugore wakunaniye? Ese ufite umugabo wakunaniye? Ariko Imana ibimera we, mwihangane kuko hari benshi babimbaza, cyangwa na viziyo tugezemo, ariko ugasanga umuntu mubana umushinja ibintu atakoze. Ibyo bintu rero atakoze, ushobora kuba ufite umukozi, ufite umwana, ukaba wenda ukorera amafaranga, wamara kuyakorera warangiza ukayarambika wenda nk'ahantu, ugashyira nko mu mufuka, ufite akabati uyashyiramo, ufite akebo cyangwa igisabo bitewe n'uko uyabika, cyangwa bakashyira no mu ihembe simbizi, bitewe cyangwa no kuri momo. Ariko uyu muntu aya mafaranga aho yayashize agasanga hari ibyamuvunjiye, cyangwa aya mafaranga yashize agasanga bayatwaye, ukagenda ukabeshya ngo runaka aranzengereza, aranyiba, ugasanga wirukanye umukozi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, kandi mumubeshye. Ugasanga wazanye nk'umwana w'umuvandimwe, uri umukire, uri bosi, wenda kubatekanza ari umwana w'umuvandimwe cyangwa ni umwana w'umuryango cyangwa murumuna wanjye, warangiza ukamushyira nko mu mari yawe, wenda nko mu bicuruzwa runaka, ariko akajya akora ahomba, kandi nyatsi yarayisanzemo, mukavuga ko ari ubahombeje. Ibi ni ibiki rero biba? Hari icyo bita ubutubuzi bubaho, ubutubuzi nka gutya, wenda nk'urugero mujya mubyumva byinshi, utari wabyumva wenda byamubayeho, utari wabyamubaho cyangwa atarabyumva, isi iracyahari, ushobora kuzabyumva, ariko akenshi barabyumvisha benshi. Uyu muti rero ibyo ngibyo uko biba, wenda nk'urugero ari mbaye umuntu ejo bundi yigeze kumpamagara arambwira ngo abikuje 200,000, umuntu amureba
noneho haza undi muntu avuga ngo mvunja inoti ya bitanu, agiye kureba asanga ya noti ni iki? Asanga ya noti yagiye, isanga ni ibipapuro n'ibikarito birimo. Rero ibyo ngibyo nabyo bibaho cyane muri ubwo buryo, muri ubwo buzima, mu buryo bwo kwabura n'ibyo nabyo bibaho. Hariho n'ikindi rero gishobora kubaho mu buzima bw'abantu, Abatanzaniya akenshi bakunda kubyita ucuma urete. Ucuma urete hariho ni akantu bakora gakozwe ngo bakita magineti madamusamake. Ako kantu rero wajya ugakoresha muri ubwo buryo, kakajya kabura muri ubwo buryo nawe utabasha gusobanukirwa, nabyo karabikora. Ariko ndaje mbakomeze mbabwire ibintu byose n'uburyo bikora n'uburyo wanabyirinda cyangwa ukamenya. Ubwo rero abantu bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo, ubwo ni rwo ruzingo. Ariko icya mbere twari turimo twigaho, kuba ufite umuntu akagupangira ikintu ejo kikabura, uwo muntu rwose uba ufite uruzingo muri wowe. Rero nimba ushaka kumenya ko umugabo wawe aguca inyuma cyangwa umugore wawe aguca inyuma cyangwa akubeshya, indagaragu irabikubwira. Ibikubwira gute rero? Ushobora kuba ubana n'umugabo agakorera amafaranga, ariko ntakubwire ahantu ayo mafaranga ajya. Akayakorera pe, ashobora kuba anywa, akaba atanywa, biratandukanye byose. Ariko uburyo wakwivuza ubwo buryo bwo kubura amafaranga kandi wari uyafite, ushobora gufata indagaragu yose ukayirandura hasi. Akenshi hariho n'ibiba zifite n'utujumba hasi, warangiza ugafatanya n'akatsi bita igifashi n'inyabarasanya, ukajya ubikaraba. Ariko wakongeramo icyo bita kura isuka. Kura isuka bikaraba hagati y'umunsi umwe kugeza ku minsi 7. Ibyo bintu rero by'inyatsi byo kubura amafaranga yawe, byo kubura amahirwe nk'ayo ngayo, bigenda bivaho muri ubwo buryo. Iyo utabasha kubikora turabigukorera, ukatubwira aho utuye tukakohereza nta kibazo. Indagaragu rero uko ikora mu rugo, dufite nk'umugore wawe utazanashyira umutungo, ushabwa bitewe nabo barakize cyane, cyangwa ukaba ufite umugabo utazi ahantu agira gute ashira ibintu. Mwihangane ndabivuze nyine ni uko bikora. Uko ubigenza, ufata indagaragu. Iyi ndagaragu ugafata indagaragu ukayizinga inshuro 3. Wamara gufata indagaragu inshuro 3, ukagenda wakamanika mu nzu mubamo, wagashyira munsi y'uburiri agana ku ruhande rw'uwo muntu ushaka, cyangwa ku muntu, kuri ba bakobwa babeshywa ko bakundwa, cyangwa kuri wa mukobwa ukubeshya akagukunda. Muri urwo ruhande wenda nubwo mwaba mutanararana cyangwa yibere nka kure, uramusobanukirwa ukamumenya. Rero umenya umuntu ukubeshya, ubona amakuru cyane. Iyo ari nijoro arota bivuga ngo sheri ndagukunda, sheri nzakugira gute, sheri nzayikora ibi n'ibi, ariko ibi nakubwiye aba ari ukuri. Indagaragu rero ikora ibintu byinshi. Indagaragu iyo ifite yano mababi y'indagaragu, ukateka no mu cyayi, umuntu ukwanga, wa mugabo ushaka kugusenda ukagenda, ntabwo yakwirukana. Cyangwa umugore wirukanka akajya mu bagabo benshi, ntaho yajya.
Indagaragu rero niko zikora. Ushobora gufata ikijumba cy'indagaragu hasi ikijumba cyacyo, warangiza ukagisekura ukagishyira mu birungo. Icyo gihe urugo rurakomera kandi ya midayimoni yo mu miryango, ya mizimu yo mu miryango, bya bindi bita ngo ni karande igenda icika. Kwa kundi uvuga ngo umuntu ngo ni ingaragu, ngo yananiwe gushaka, indagaragu rwose iramubohora agashaka. Iyo uri umukobwa cyangwa uri umusore utari washaka, ufata indagaragu yose ugafata n'urukomo rutigeze rucikaho. Nimba uri umugabo wakoresha insina bakuramo ikinyobwa, uri umukobwa wakoresha insina bita umushaba, cyangwa ugakoresha igisubi, cyangwa ugakoresha icyo bita inyamunyu. Ibyo byose birakunda, ariko umushaba urihuta cyane kurusha ibindi byose. Indagaragu rero ikunda kuvura icyo bita kuribwa mu kiziba cy'inda, hasi wongeyemo amababi y'umutobotobo, imitobotobo, kumva ngo umuntu aribwa mu kiziba cy'inda cyo hasi. Abagabo nabo bararibwa hariya hasi ahagana mu rubavu, hasi cyane, cyangwa n'abadamu bose ni kimwe. Ufashe utubuto twako dutanu, ibijumba byabyo bitanu, ukabisekura ukabitekana n'ayo mababi, ukanywaho agatasi kamwe dutatu, ibyo bintu bigenda bisohoka biva mu mubiri. Kano kantu rero ahantu kari, abantu badakunda bahinga bakarumbya, uragenda ukagatera no mu murima wawe cyangwa ukagatabamo, ugaca uruzingo urwo ari rwo rwose baguteje utazi umuntu wakuzinze. Iyo ushaka kwizingura rero, ushobora gufata indagaragu ukayizingamo akagata, ugafata n'ingata utazi uwayizinze, warangiza ukabishyira nko mu mazi ukabikaraba ariko uyirenga gatatu. Iyo umaze kubikaraba rero uravuga ati nciye uruzingo, sinzi uwanzinze, sinshaka no kumumenya, ikizima ni uko mbaho amahoro. Murakoze cyane rero, Imana ibarinde. Kuri Iwacu bikora bite, aho twiga ibimera bitandukanye henshi na henshi, ariko tuba twigisha abantu ibyiza, kumenya uwo mubana, kumenya ukuri, aho kugira ngo barakubeshya uburyo umutaye igihe. Urukundo rurababaza pe, gufata umugabo